ryizwe neza kandi rigakurikizwa. Gukurikiza ijambo ry'Imana byo sindi bigarukaho cyane kuko byanga bikunze gukurikiza ijambo ry'Imana ni ugukora ibyo ryavuze. Ahubwo reka tugaruke ku mugabane uvuga ngo iyo ryizwe neza. Ikintu cya mbere Ellen White yavuze mu gitabo cy'uburezi kuri page 25 yaravuze ngo inyigisho y'ingirakamaro cyane Bibiliya yigisha ntabwo umuntu ashobora kuyibona aramutse yize Bibiliya rimwe na rimwe. Niba wiga ibyanditswe byera rimwe na rimwe ukabyiga uyu munsi, ejo ukabona nta mwanya ufite ukabyihorera, ejo bundi ukabyiga kabiri wikurikiranye, ubundi ukongera ugasiba, nta kintu na kimwe bishobora kukumarira. Uzakomeza wibaza iki kibazo, ati kuki nshaka kubaho imibereho ikiranuka ngakomeza ngakora ibyaha. Indi ngingo ya kabiri yavuze mu buryo bwo kwiga Bibiliya neza, bivuze ngo icyambere kwiga Bibiliya neza umuntu agomba kugira ibihe bidapfa buri munsi byo kwiga ijambo ry'Imana. Kabiri yaravuze ngo kandi ntabwo iyo nyigisho y'ingirakamaro umuntu ashobora kuyibona niba yiga Bibiliya huti cyangwa mu buryo bwo kutagira icyo umuntu yitaho, nubwo ibyo bihe wabifata buri munsi. Yaravuze ngo ubutunzi buyirimo busaba buri mu ndiba yayo, ngo kandi kugira ngo umuntu abubone agomba gucukura hasi cyane. Ugira igihe kingana iki n'ubwitonzi bumeze bute bwo kwiga ijambo ry'Imana? Nabwiye abantu ikintu, reka mbabwire, kugira ngo umuntu amenye impamvu z'intege nke abantu bafite, kugira ngo umuntu amenye impamvu yo kuyoba kuri muri twebwe n'ibyaha byinshi biri muri twe kandi abantu tugakomeza tukitirirwa izina rya Kristo, ntabwo bisaba amayerekwa. Mureke mbabwire impamvu imwe rukumbi iteza impagarara, iteza impaka, iteza gutandukana kw'abagize umuryango, iteza ibyaha n'urugomo by'abasore n'inkumi, iteza ibyaha by'abakuze n'abato, nuko abantu batiga ibyanditswe byera kandi neza. Kuko kuri page 128 mu gitabo cy'uburezi baranditse ngo ijambo ry'Imana niyo mbaraga irema, ni ry'Imana yakoresheje irema ibiriho byose. Aravuga ngo iryo jambo ritanga ubugingo, ngo kandi isezerano, itego ryose ririmo ni isezerano, ngo iyo umuntu abyakiriye ku bushake riza n'ubugingo bw'Imana ihoraho, ngo iryo jambo rihindura umuntu, rihindura kamere y'umuntu, maze rikongera kumuremamo ishusho y'Imana. Ibyanditswe byera iyo byizwe muri ubwo buryo bifite imbaraga yo guhindura kamere y'umuntu, maze iryo jambo rikongera kumuremamo ishusho y'Imana. Kugira ngo ibi bintu twe kujyana kure cyane, kugira ngo umuntu asobanukirwe n'iki kintu, wiga ibyanditswe byera buri munsi. Icya kabiri, mbese utanga igihe kidapfa kandi witonze, udahuzagurika, uri hamwe, ukaryinjiza mu bwenge bwawe kandi ugaharanira kuba ariryo rihinduka umugenga imibereho yawe. Nta handi hantu uri igisubizo, nta handi hantu uzakivana, naho ngaho. Nabajije abantu ikibazo ngira ngo buri muntu wese mubaze, ninde muntu wize ijambo ry'Imana gutyo akaba agira ibihe bidapfa buri munsi byo kwiga ibyanditswe byera no gusenga? Kuko impamvu nongeyeho iki cyo gusenga, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White kuri page 347 yaranditse ngo isengesho ni uburyo bwatoranijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba bwo guhangana n'icyaha. Mubyumve, isengesho ni uburyo bwatoranijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba umuntu arwanamo n'icyaha no gukuza imico ya Gikristo. Iri sengesho ritera umuntu kunesha icyaha kandi rigakuza imico ya Gikristo. Muri Rengera ubuzima mu gahunda kabiri kuri page 10 Ellen White yaranditse ngo uko umutima w'umuntu utera, uko yitsa umwuka ahumeka, niko agomba kuba ari kuzamura isengesho imbere y'Imana, mu nzira agenda, mu kazi ka buri munsi, igihe aganira n'abantu. Aravuga ngo n'ibiganiro tugira n'inshuti zacu ntabwo bigomba gutuma imitima yacu itandukana n'Imana. Ninde muntu usenga atyo akiga ijambo ry'Imana nk'uko ibyanditswe byera bitubwiye, uyu munsi akaba yamanika ukuboko agashinja Imana ko itamuhinduye? Namanike ikiganza. Umuntu ugira ibihe bidapfa byo kwiga Bibiliya, umutima we ugakomeza komatana n'Imana mu masengesho, akaba ari gushinja Imana ko itamusoreje amasezerano ngo uhindure umutima we, abashe gutanga ubuhamya nka Daniel ahagaze imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika n'imbere y'umwami, ngo abwira ati, umva rero mwami Dariyo, Imana yohereje marayika wayo abumba akanwa k'intare, ati kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, ati kandi nawe urabizi nta kintu nagucumuyeho. Abantu bananiwe gukora iby'Imana yategetse, barahindukira bashinja Imana ko ari bananiwe gusohoza amasezerano yayo. Bati ibyo bintu ntibishoboka, bati ibyo bintu byajya n'ubwaka, ibintu byo kwirirwa muvuga ngo umuntu abaho imibereho ngo. Noneho ikibazo kijya gikunda kubaho, abantu bajya banakunda